Hanga dushobora kureba ibumoso urana ko hasa neza, iburyo hasa neza, sagiye kureba. Saba ko kanga hari ibintu byaje. Hari ibintu byaje. Saba ko kanga. Yara ko kanga gafimira uko tugatangiye. Mero ko tuyitangiye. Saba ko kanga. Tanye n'abagabo babiri. Isoro babaye. I don't think so. Oya nta kibazo. I'm okay. Nanjye meze neza ntari bisibyo? Tumva nyine imo. Hano tumeze neza. Urubyumva? Reka tuvanga ariko barakwanga ati bitameze neza cyane. Tumva turaza kureba. Barakwereka ngaha. Tanye n'umugabo witwa Imo. Ndetse n'umusaza w'agasura kikweza. Ye Imo. Ngwino hano urebe. Barakwereka ngaha. Nuko baje. Anga Imo inzira niyo niyo bari hagana he sore ko ari mu bisinga tuvanze muri kira saba kwe kanga nuko baciyeho saba rangaha abantu bameze nka hari kimashini tayaye ingendo niyo taya kwe kanga baciyeho tayari ibigenda niyo tubatumira vuba tuba turakerererwa zawe kageze angaha kumbi inzira yarangiye bagezeho u Rwanda ruherera bagezeho inzira iherera akwereka angaha byageze angaha bageze angaha hari ibyababonye tayari nataye nuko byaje byarabatimbuye sasanga hari telefoni yari imirasona tayari kumbe angaha muzehe Zaza Simon Zaza tagasona ka Simoni nawe ubona ngo ugiye gushaka kwitonda mbona nyango nyine nitabino telefone reba ngaho utari agatego wowe umva wowe na urumva ibyo abamavuga umva wabyumva telefone irangaha nuko iteye I mean, we could easily die out here. Angaha uramutse ugiye gukora ibi bintu rero ibi ngibi wabigwamo angaha wahagwa tumva ayo majwi uri murumva tanga bimeze nkaho twafungiye mu bintu bimeze tubanza uhumeke sanga bari mu kimashini kiri ahangaha kimo kirakora baranga barwana barebe ko babaho fungiye mu kimashini bajya ngo icyo bakivamo amahoro sabara kweka ahangaha akaraho ngaho karimo karandika mashini ahangaha irimo irikoresha tayari gahunda ni ugukomeza urugendo imagine ngo rero uburyo kibacika bava ahantu mu kimashini bariko bagira ku isi nzima barakwereka ahangaha bageze ahangaha Imo nta makuru na make afite sasanga muzehe Simon tayari nuko agenda atambuka ahangaha muzehe arahamenyereye tayari kweka ahangaha muzehe arahamenyereye ese ibi ngibi numva utabirambiwe wowe Imo urumva ngo watambuke no kugenda mu ngendo ya password rero mu dutene ntambwe hano atariho twita utumbagira iteye gutumbagiza sasa arakweka nka biriya bibaye ibyo ngibyo ubaye ubonye nyine nagira ngo ubone biriya bintu nawe bikubeho your goal in life tuwatuye ngo tugende tuva ngaha sasa kweka ngaha muzehe Simon Zaza urugendo rwarakomeje amagenda yobora akagabo kari ahangaha bakise Imo yaga esanseri yahangaha esanseri nuko izamuka esanseri yarazamutse tayari barakwereka ahangaha
tayari ahangaha sasa arongera batupa ahangaha sasa no kubayizamura byo ahangaha yatangiye kugenda ifunguka yarafungutse. Fungura amaso Imo. Why now? Oyafunga amaso ndabikubwiye. Sakwika ngaha muzehe arabizi ibyaha arabizi neza. Sakwa bari baragutumbagiye bagiye barazamuka byo bazamutse mu kirere bikare mu kimashini ngabanze urebe ibumoso bwawe Imo. Nothing really. Nta kintu nyuma ndabona. Koko se nta kintu murabona? And at your right. Ngaho uribwira none urebye iburyo noneho bimeze bite? The same Brooke. Byose bimeze kimwe. The same. Rero nabuze uko byose bimeze kimwe. Noneho nta kibazo noneho. Saba kweke hangaha kugenda ni muri kode no kubamanutse tayari no hasi. Bamanutse hasi. Imo na Brooke. Cyangwa Simon Zaza. Fita agasura kamwe. Ataye ni imwe sha. Listen Brooke. Hey Brooke. Dad. Ngwino ntabwo ibyo ndimo byumva. Dutsokera ahangaha. Oya nawe twahaviramo ahangaho. Nagona ko ahangaho ugatego ahangaho. Wenyizera cyangwa nago hasohokera. Oya nagenda. Oya ntago ari kugenda. Turasubira mu make. Oya ndabihakanye. Ikindi kibazo usubaza kindi Imo. Saza kwe kangaha muzehe arabizi tiyo Imo. Why? Nukubera iki? Mbwira kuki ahantu utemurabona ko yenda habashobora kuba ari ahantu heza. How perfect it is. Njye ngaho mbwira nta kintu atwaye ubu ngo hari ikintu atwaye. I don't see because there's nothing there. Tanga nta kintu gihari rero muri kintu nahabona cyiza na kimwe. I have to something that isn't there. Diaka ni rumaje ndimo nagenda mbona ibintu urimo gasanga nta bihari. Tanga ni habi. Samuzera raka sasa yikuyemo urushi. Brooke. Yes mo. Simon wait ntoje kunyegera. Niyo nkora ibi bintu ntago mbishaka. Zakwe kanga. Imo nabona kugaga gatego. Ntago ibona. Nigashaka ko ari agatego. None byabaye byose nta kintu kibazo tugera bitugezaho. Birakureba yose nta kintu bimbwiye. Icyo cyari cyo cyose nashaka gusoka hangaha. Imo nagora kintu biragenda biba bibi. Zakwe kanga Imo yanze kumva. Nagona ko ibintu byose ubu ngubu Yingi byose byajangabije kureba we nyakuba Brooke. Saba kweka ngaha Imo habayeho amakosa habayeho ikosa. Sasa kweka ngaha Simon taye no gucika kweka ngaha Imo muteje ibibazo hanga abantu batumva ibintu birangiye bibaye sisagize umujinya. Simon taye ari mu mutwe nimukubise ikintu mu mutwe ibiri aho ngaho bibona gutuza byabonye gutuza. It is there. Ahantu hose birahari. Nari nakubwiye Imo. It is. Niko bimeze bari kwitonda. Nga abantu batitonda bateza ibibazo iteka ryose. Sabakwe ka Imo nuko yagiye hasi. Sangaha byarabaye bimaze kuba agafilime karacyakomeje tayari kumbe kanarangiye. Nabashimiye twari turi kumwe mwese angana agafilime karangiriye. Ikindi gice cyasohoka zakibazanira. Ngiye nitwa VJ Teacher ndabashimiye cyane. Wewe kora subscribe ni ingenzi cyane ndetse no kurabona ukazogera kugira ngo ibindi bintu nibijya biza bijye bikugiraho neza cyane. Ngiye nitwa VJ Teacher. Ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose niko bimeze. Sawa ciao.